akomeze kubana namwe mwese abakurikiye televiziyo Kiliziya imwe. Njye nitwa Jean Pierre w'urukundo, tukaba dukomeje kubana mu biganiro bitandukanye, by'umwihariko muri iki kiganiro cya tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu. Nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire, dufata ingamba nshya dutangirana umwaka, atari ku mubiri gusa, ndetse no mu buryo buri spirituel. Dufate ingamba z'uburyo tugiye kwitwaramo muri uyu mwaka. Imihigo itangirana n'uku kwezi kwa mbere, kugira ngo tuzayihigure mu mpera z'umwaka, turebe niba yaragezweho koko. No mu buzima bwa roho rero tuba dukeneye iyo mihigo, tukagira ibyo twiyemeza, kandi ni byiza kuko muri roho iyo twiyemeje ibintu, roho mutagatifu adufasha kubigeraho. Nyagasani Yezu rero nabane namwe mu byo mukora byose. Uyu munsi nifuje ko turebera hamwe amateka ya mutagatifu Paulina w'i Roma, Saint Paulina of Roma, cyangwa se nanone Saint Paulina. Ni umwe mu bagore biciwe i Roma mu ntangiriro z'itotezwa ry'abakristo. Ibisigazwa cyangwa se ibyo twita relics by'umubiri wa Paulina biri mu irimbi riri ku nzira ya Salaria i Roma mu Butaliyani. Muri iryo rimbi ryitiriwe mutagatifu Priscilla hashyinguwemo n'abandi bagore b'abamaritiri nka Donata, Rustica, Nominanda, Serotina, Hilaria n'abandi bagenzi babo bose biciwe rimwe na Paulina. Usibye amazina y'abo bagore biciwe hamwe na Paulina bahowe kwemera Yezu Kristu, nta bindi byinshi bizwi ku buzima bwabo, uretse ko izi ko bahowe Imana bazira ukwemera. Kiliziya Gatolika yizihiza mutagatifu Paulina kuwa 31 Ukuboza. Paulina mutagatifu, udusabire. Byakusanyijwe na Padiri Theophile Twagirayezu wa Diyosezi ya Byumba. Nyagasani Yezu nabane namwe.